ubundi nkikomereza niyo wazikandika muri comment ngo ibiki n'ibiki nta kintu kimwe umfasha n'abandika comment imunuka mva mbibe yibanga yego nta kintu kimwe byankoraho wabaye ikinya yego ko mbaza nari ngewe umuntu namubwiye ati ngiye kwa Queen arambwira ngo Queen ngo mbabarire umumbarize ngo Queen agira umwana umwe se umwe mfite abana benshi oya se I'm a man kandi ndagira ngo ibi bintu uze kubishyiraho umucyo ubabwire ese Queen na Regis uyu munsi bihagaze bite kubera ko impamvu iri gushingirwaho yigeze aza kuri kamera agaragaza ko miye abakundana abakobwa ngo niko muteye ngo nyine icyo mba mushama mwakigezeho kwanza Regis wanjye mu muveho agize gutya yizaniye witwa Queen barakoze n'ubu turakora ariko dore nabikubwiye ko uheruka muri projet 15 zo kwa 12 hashize uno munsi turi 15 huzuye amezi 3 sibyo Queen hashize iminsi hacicikana video zawe n'umwana rwose grafurere wahariya mu bice rwose ya mu majyepfo hari iwacu urumva umwe mu basore nakuze fana umwe mu basore uyu munsi nyirwaye depression yo kuba narababuze icyo kintu ko gishingirwaho cyane gishingirwaho gutese nizo kabosi koko yasimbuye Regis cyangwa ese kuki mudashobora gutekereza ko zira video wenda ari Regis waba warazidufashe ase kwe wakundanye na Regis cyangwa byarakaze ndatabeshye Regis yari sheri wanjye yari sheri wawe Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba. Tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa, Afrika yose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu yaba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV. Ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sabu ubikore, tujye dukomeza kubana mu biganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe inyuma ya kamera ni Emi Kabaka, naho kuri technique cyangwa se kuri kamera nta wundi ubudufasha uretse Emilie. Uyu munsi wa none navuze ngo nyuma ya Sevarate haciyeho umunsi umwe, ndavuga ngo reka nganire n'umukobwa w'Abanyarwanda, umwe mu byamamare dufite, nge navuga ku ruhande rwanjye bicisha bugufi, umwe mu bakobwa namaze kubona batagira ikigare, umwe mu bakobwa sinzi uko namuvuga kuko muvuze namuvugaho byinshi cyane kuko nge nawe turaziranye, ariko nababwira ngo muze gukurikira iki kiganiro mw'abantu mwe, ndakibatuye. Nta wundi bamwita Miss Queen, ariko ngewe nita mushiki wanjye Miss kandi Miss shane se ubona udasa nk'aba Miss Queen ikaze. Murakoze. Byararangiye narabyibushye cyane. Oya none se aba Miss ntago ujya ubona aba Jolly bona hari icyo na Jolly abyibushye nkanjye. Oya wenda wowe icyo mutaniyeho nuko uri mugufi mutareshya. Mfite metero 190. Kwe twabigura ni ukuri twabigura na 70. Reba ukuntu ni ukubera uri kubyibuha cyane, niyo mpamvu uri kugenda uba mugufi cyane nyine. Iyo unanutse urasomba. Oyasha ariko nane ntago narisana na n'umukobwa muremure cyane ntago ari sawa. Umeze neza ariko shameze bo cyumweru cyiza kuri twese hamwe. Cyumweru cyagenze neza cyane. Urasa neza ariko n'ukuri kw'Imana. Thank you. Urasa neza. Thank you so much. Abasore bajye bavuga ngo abafite inkwi bagira iki ibihiye nyine baruri bihiye sha rwose uriya muntu arahirwa. Uwuhese
uriye ntawe ntumuzi se wowe umuntu mukunda numugiye kumwihakana n'aka kanya ntabwo mwihakanye none se kubera iki hari ibyago arimo ndinde wo kumwihakana ibyago arimo se Ah, none kuvuga ngo uwuhe se nari nibeshye aha kwini we sevarate yawe ku munsi w'ejo yagenze ute yagenze neza ntago nigeze mbona upositinga nari gupositinga iki nari gupositinga iki ndabyo si ibintu byose umuntu arapositinga cyangwa abana gusa Buriya rega hari abantu ntambwire. tuba tuzi ko mupositinga yego sinzi uza gukurikirana IG yanjye cyangwa se TikTok yanjye ntabwo nkunda gupositinga uzi impamvu ndi gupositinga cyane kuri IG se ni uko ubizi neza ko IG iduha akazi so rero naje gusanga iyo udapositinga nyine ngo ukurikirwe Yego. n'akazi kaba gake hari akazi kenshi nagiye ndata abantu bakambwira duhe IG yawe nk'abantu baba bashaka nyine mbamamarize Yego. so iyo basanze rero ikiri hasi usanga mbuze ayo mahirwe urabizi neza ko hari ibyo bagenderaho Yeah. iyo Yego. IG yawe ikora cyane n'akazi kaba kenshi so rero wenda muri iyi minsi impamvu ndi gupositinga cyane ni ubwo buryo yego tutaragera ku munsi w'ejo hashize wa sevarate ndagira ngo tuze gutangira ubwo ndakeka twamaze no kwinjira mu kiganiro kwini mwaka uyu munsi wa none turi 2026 turenda gusoza ukwezi kwa kabiri navuga ko kugeze hagati tuba tubibara nk'ukwarangiye ariko ndagira ngo nze kugusubiza inyuma dutangirire 2025 2025 n'umwaka wagenze gute kuri kwini sha wagenze neza ndashima imana wagenze neza cyane ku buryo nyine ntatekerezaga wabonyemo byishize yeah. n'amafaranga cyane ni nawo mwaka nakoze cyane yego ubwo nizeye ko nza kuva hano nyabonyeho mbitwaye icyo ikiza ngicyo y'icyuzura ubwo bantu mwe mubyumva uyu munsi ni birthday yanjye nta wundi ugiye happy kuyifeta birthday to you sikane nanabyibagiwe yego ni ukuri keke irakenewe yego agakeke miribo wabyumvise narakubwiye ngo jya ikenewe. umenya kubana mwana keke irakenewe pe. yego merci ndabishimye cyane uragira uti 2020 ni umwaka wagenze neza kuri njyewe ni umwaka nabonyemo amafaranga ariko njyewe ndibuze guhera kuri ntuza yawe kuri filime yawe Isaro si Isaro Isaro hari filime yawe uhamaze ndakeka hagiye gushira ukwezi nta kintu ndi gushyira kuri channel yawe byumweru birenga 3 bise si byuzuye yego byumweru bigera muri 3 urumva ko harabura icyumweru kimwe ngo huzure ukwezi kubera iki wahise uhagarika Isaro ese ni ibihombo bya bindi bavanga abantu mushora muri filime ariko ntimwunguka abandi bakaba ari bo bunguka bihagaze bite ibihombo ntabwo bibora muri business kuko biriya nabyo ni business wenda ku bantu batabizi ni business mu zindi yego so rero kuba narahombye cyangwa se bitaragenze neza ntabwo nakiburaminga ko nakoze igishoboka kandi ikindi sijya wa mbere sijya wa kabiri sinawe wanyuma sinanjye wanyuma nta mwana ukura ngo yuzure nta mwana uvuka ngo ahite yuzure nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi so rero hari ibindi ndimo gutegura muraza kubona izindi filime vuba kuko nibyo bintu ndimo yego yego abantu bitegure ko kubona kuri channel yawe Queen TV show ubwo abantu banagereho bakandeho abantu bagomba bagende bakore subscribe batarayikora mukoreshe ya mu byo muri busangeho muhereza aba diaspora babikunde yise kubera iki muba muvuga ngo babihereza aba diaspora rega buriyo baturebeye video ikarangira turinjiza cyane amwumva mwishakira aba diaspora abanyarwanda nta kintu muri gufatamo we n'abanyarwanda nukuri nabo turabubashye turabakunda nabo babirebe babikunde so abantu bazi ko aha kuri iyi channel turi gukorera hariho filime wagiye ukina nyinshi cyane iziheze ntabwo uzizi ubiheruka ari akazi iyi channel ni iye Huza 250 TV suretse ko nahinduye izina
ntabwo uzi ntiyange cano, ntabwo Nyine uzi ndabizi ko ari iyawe. filime niyo bita Urwibanga. Urwibanga yacaga kuri cano shuwa wakanzeho ntufite telefone kandaho wirebere, kandaho ubanza urebe Urwibanga. se boss yarayigurishije iyo byanze se byanze turagurisha da. none se nyine iyo byanze ukuraho, cyane cyane ko buriya iyo umugabo ibibazo bimuteze mu rugo uzi ko bigenda gute. nase ko mbona iyi ngiyi boss ariho turebe nawe ntabwo ubuzi, reka nze nkwiyerekera ahangaha ubwo urahita umenya ko nkubeshya cyangwa ntakubeshya. Reka nze nkurebere urahita wumirwa kikoze. Yesu subaye iki nanjye ariko ibintu nanjye kujya kuri kamera se wabivuze ubaye iki se shajya uvuga mani n'ubundi nigira inyuma gutya Queen abantu bari kumure dore kwi reba yego komana unabona unabona ubwo abantu bakunda Queen ahangaha baze kumenya ko Queen agarutse mu rugo. Hano nitwa Grace, muri filime nitwa Grace, nyina nitwa Grace naho ndi Queen. Ese kubera iki usanga wenda umuntu muri filime imwe witwa runaka, mu yindi witwa runaka, nk'ubu ngubu wenda tubare izina ryawe ubundi nge Queen mbona niryo ryamaze gufata. Uyu munsi wa none ushobora kujya mu yindi filime ukitwa irindi zina? Na Grace ryarafashe pe. Anyway, jewe mu mafilime kuva nyitangira gukina filime, yego. Natangiranye na Papa Sava. Boss yarambajije ngo ushaka gukoresha izina, ndambwira ndashaka gukoresha izina ryanjye, arambwira ati nta kibazo. Ubwo urumva yamaye mugisha nyine ku izina ryanjye rya Queen. Yego. Ya nkomeza gukoresha izina ryanjye no mu yandi mafilime nkoresha izina ryanjye, maze gukina filime nyinshi nanjye ubwanjye hari izo ntazi, ariko ndumva filime nakinniyemo ntitwa amazina yanjye ni ebyiri zonyine. Hari abana b'abakobwa bakiri hasi uyu munsi wa none usanga bafite ubwoba. Bamwe mu bakobwa nkamwe mumaze kugira experience kavuga ati buriya ngo hari ibitambo mwatanze bigenda bitubundi kugira ngo wisange muri filime, ariko nanone bize uze kugira successful kuri wowe ugaragare nyine igihugu kigukunde. Nta bitambo nabyo. Okay, genda avuga kuri side yanjye. Yego. Wenda abo bavuga ibitambo hari ibyo bashaka kuba barahuye nabyo, ariko njyewe ni umugisha nagire muri ibi bintu. First of all ni ibintu nyine ntakundaga, nyine nabigiyemo ari ukuvuga ngo reka ngerageze n'iki byose. Yes. Arayinda nta nubwo nanabigiyemo ntekereza ko nyine byangaburira cyangwa se byagira ikintu bimarira. So rero urumva nyine mbijyamo nagize umugisha mura na Papa Sava. Yego. Papa Sava no mubyeyi niwe muntu wamaye gift nziza. Ko ndabyuka umunsi wa mbere twaraganiriye ambaza ko nabikozeho iki, ndambwira oya nakinaga amakinamico ku ishuri naserukira nyine ikigo cyacu. So ntahandi hantu nyine ngize mbikina, aranje ambwira ati rero wa mwana we iyi mpano ikurimo ariko ntabwo ubizi ko nyine ikurimo yibyutse. Ati kandi bino bintu nubikunda ukabikora bizakugeza kure. Yego. Arigendera. So ngira ngo nanatandukana nawe namaze like nk'amezi 8 ntabijyamo nyine nibereye mu bindi. Business nari mfite nakoraga. Urumva nyine nari nibereyemo. Noneho jewe najya ngenda nkumva abantu turagukunda Queen kwa Papa Sava iki, ako nyine ngiye nkabifata nk'ibintu biri aho ngaho. So nyuma yaho nza gukubitana na Natasha Ndahiro turakora nabo babanyishakiye. Natasha Ndahiro Kiramani aramfata ko nawe twakubitaniye muri filime ya Amasezerano. N'izindi bita Quintina. Izo ni za Natasha Ndahiro. Yego.
so nawe nyine abamfashe gutyo n'abandi bagenda bamfata gutyo tuvanyemo bya bintu usanga ari sawa yego cyane cyane ko na business nakoraga nayo yari iri mu marembera ndavuga rero reka mese kamwe business yakoraga yari mu marembera ibintu bya business shana arahiye wakoraga iki cyo gihe niba atari ibanga shana yacuruzaga nayo mfite supermarket wasanga ari botike shana mbwenda kweka video supermarket je naho nzi kwiyemera kwino ubona ni wewe yego ntabwo nzi ko ubuzima bwa fake life cyangwa se kuba nyine uwo ntari we yego so nyine ndavuga rero reka n'ubundi ndeke gukomeza spending amafaranga y'inzu n'ibiki byose nta nayo ndimo kwinjiza reka mfokasinge kuri ibi bintu nk'uko boss yabimbwiye yuko byantunga kandi byangira umumaro nk'uko nawe byamugiriye umumaro reka ngerageze ndebe kuko ubu buzima ni ukugerageza ibintu byose aho bikunze nyine ukaba ariho uguma yego shanda bigerageza 2024 biba byiza 2025 biba byiza cyane yego ubu nyine nibyo ndimo uyu munsi se kwimbarira umbwira amafaranga ya mbere wafashe muri sinema nyarwanda yari amafaranga angahe wayafashe ryari kuko uragira uti ninjiye muri ibi bintu nanjye ntazi nyine ntanabikunda cyane ariko ndavuga ati reka pfe kureba aho mba mpereje cyangwa se mba nihishe wafashe amafaranga ya mbere ryari muri sinema nyarwanda amafaranga yarangahe niba atari ibanga oya wembwire waye ya mbere guhera 2024 na 5 yego iyo myaka nari amafaranga ya sinema ndaryoherwa oya aya mbere niyo shaka nayafashe mu mwaka aya mbere ufata amafaranga ya mbere mubwire umubare nakubaje muri bya bintu nyine wambwiye ngo waje muri sinema nyine nka kwa kundi tuvuge abana ko ari ukuntu umwana bajya ku kibuga atanakunda n'umupira ugasanga we kujyayo gusa wenda akabura nk'umukinnyi bakabimuhatira nk'umukoci agasanga cya kintu koci akahita amubonamo iyo mpano kandi we wenda yavaga nk'aha ngaha urabona hano hepfo mufite ikibuga ukigira hano hepfo bisanzwe ugasanga kugenda ureba umupira uri kugenda ubikunda umunsi umwe akahita se kwini waje ukajya mu kibuga nawe wambwiye ko ariko byagenze utangira nyine amafaranga wafashe ya mbere muri bya bintu wagiyemo udakunze ariko kubera abajyanama beza dushimira ubwo papa Sava wakubonyemo iyo mpano akanabikubwira kuko ntabwo ari abantu benshi cyane muzakubonamo impano ngo abikubwire yego akakuganiriza kuko papa Sava n'umwe mu bantu dufite muri sinema nyarwanda bicisha bugufiya kandi ubona ko batirata icyo bari cyo cyane yego yarangaye bwa mbere ufata amafaranga muri bya bintu wagiyemo babiguhatirije sindakubwira umubare ndi bakubwira umubare ushaka kugereranya rero kubera ko nakoraga ama projet menshi kuko urumva icyo gihe nahise mba wanted cyane kandi nahembwaga ku kwezi yego shani menshi ugereranyije yari nkangahe shana aho ndi yavugiye kuri kamera rya baraye bandoze yarangahe ushobora no kunyereka gukereka ku ntoki reba hano icumi ni gutya reba mu gihe rimwe yego si wabibonye mbonye rimwe gutya gukomeza iyo nabe iyo nabe iyo nabe ku kwezi wabaga witegeye se babaga bagutegeye baragutegeraga usubize se ko ari nk'itegeko nyine umukinnyi buri bumutegere ukanamugaburira ukanama breakfast wamaze igihe kingana gute ukorera agatike gusa nta na kimwe njye nawe nigeze nkorera tike yego for sure ni ukuri kw'Imana we winjiye muri sinema bihita biba successful ukitangira guhembwa boss umva papa Sava nzahora mushimira na n'ikiganiro nshaka gukora namushimira yego amara n'imigisha bimubeho niwe muntu wa mbere wanamembye amafaranga menshi nyitangira yego kandi akajya nanegera afata breakfast nziza isa neza afata lunch nziza
n'abandi nyine yego umuntu wese wamaye akazi ndamushimiye. bakwambuye ntago wabibutse iti mumpe twa duceri so hari umuntu wanyambuyera Kanombe nta muntu wanyambuye naba mbeshye nawe rikiwera wera nta muntu wanyambuye kandi ko wanze kumuvuga ugahita useka wamuvuze. Oya ni ukuntu nyine iki kintu nsetse ikintu nsetse ni ukuntu nyine ubimbajije. wakwambuye nta muntu wanyambuye pe abantu bose twakoranye neza. twiyinjirire turi muri 2026 twatangire kuri Sevarate. nyibwirira uko umunsi wawe ejo wagenze. nari ndyamye se ntabwo wigeze usohokana na sheri. anyway cyokoze ntabwo nari ndyamye sorry anyway ntabwo nari ndyamye ejo niwe mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. yego ntabwo ngo nasohokanye na sheri twese ko dusohoka buri munsi. yego ariko Sevarate ni umunsi wahariwe abakundanye. ariko natwe si ubundi umunsi w'abakundanye ubundi bakundana kuri iyo tariki twe turadukundana. Shatse kuvuga ko abantu bizihiza Sevarate se nta kirimo. oya kirimo ariko nyine buri bantu bafite imyumvire yabo sibyo n'ukuntu bafata ikintu cyangwa se uburyo bizihiza uwo munsi. ariko njye ntekereza ko igihabwa agaciro cyane ari urukundo rwa buri munsi kuko niba ari harya ejo zari 10 na zingahe 14 niba ari 14 bose urukundo rw'abana b'abakobwa icyitwa indabaraye bazi bajya kuri fromasi ahubwo fromasi zakoze iki ngo ejo hari ukuntu hajeho ikirere kiba urabona nk'uko ikirere gikubye ngo umusore yarasohoka akamubwira iti imvura urayicaye ukabyara rara. ubwo rero harya umuntu yatwita amezi cyane abatwita amezi 9 harya turi mu kwa kabiri turi mu kwa kabiri ubwo bazabyara ryari reka dutangire tubabare mu kwa 12 kwa 12 oye ubwo ni mu kwa 11 kwa 11 nta kibazo abana ni umugisha. abana ni umugisha shaho ugize umugisha arabyara. Uzi abantu bifuza kubyara babivuze ako kantu k'umwana hari umuntu twaganiriye ese ubu nkakubaze wora mbaza nari ngewe umuntu namubwiye ati ngiye kwa Queen arambwira ngo Queen ngo mbabarire umumbarize ngo Queen agira umwana umwe se umwe cyane mfite abana benshi. oya se I'm a man kandi nanjye muri abo bana ndimo cyane narababwiye. twikomeze abana benshi. yego ubwo abantu banabyumva abantu nyine bavuga ko Queen afite abana kandi aranabemera aratwemera benshi cyane si babiri si batatu si bane ni benshi abana benshi n'abakiri yego n'abakiriya bataraza. ese ubundi ko ufite ibyo kuturera sibyo rata turabuzwa n'iki waba utwitakana ibibazo turimo. ntago nzijya nihakana abana banjye neza. yego imbajije yumvireho ariko twigarukire ku munsi w'ejo hari abantu benshi hari utu video twakomeje kugenda dutrendinga bivugwa ko abakobwa ngo abakobwa mwamaze kwiheba bamwe na bamwe Queen kubera tweba kubera none se nawe umbwire suri mwiza ntabyo nzi baze batubwiye muri comment bayo bizi waba ntabyo nzi waba wibona ntabyo nzi niba ubwo batubwire bigenda gute kugira ngo umukobwa cyangwa se imbaraga zivahe nk'izo ngizo zo kuba umukobwa yakifata ku munsi wa Sevarate kuba yemera akatumiza ururabo akadwigurira akabwira motari terungereze hano akadwifotoreza aho yadwiguriye. ni depression samugani byarabaye ayo makuru afite neza byarabaye ejo ku bakobwa benshi bakifotoreza ku ndabo bakabeshyira abasore ko bazi bahaye ni ukwiheba ni iki ni ukwiheba iyo ni depression
sikoro twananjye ejo wigenderaga mu mujyi abafana banjye bakaza bazima nta n'izo nabasabye kwini nahari i Remera we wahawe indabo ejo n'abafana banjye ariko bagiye batandukanye mu mujyi bariyo i Remera naho nageze nabo barama tubashimira eshanu kuri bafana beza abafana nkunda ndabakunda urukundo mwanyeretse kuri nanjye bumve ko bafite ku mutima cyane ni ukuri kw'Imana ni byiza ese izo mbaraga zivahe zo abo bakobwa reka jya usangiza experience nk'umukobwa mugenzi wabo shaze ko bitarambaho byakugira ngo ngire ururabyo ngwifotorezo nta muntu wari umaye n'ubundi kagahinda n'ubundi uba ufite n'ubundi kakugumamo wowe ushobora kubikora uzi ngo urimo urashaka kwemeza abantu ariko buryo burimo kwiyemeza urimo gushaka kwemeza aba boyfriend n'aba ex ko boyfriend yakwitayeho wabiretse se ubwo cyangwa ugasohoka ukagenda ukaryama ako gakoko kinywera ubundi ugataha kazi karyama ubumwe cyangwa se ugafata n'umuvandimwe wawe cyangwa se ugafata n'abana bawe babana nyine nawe uzi mvuga ko buri umubyeyi mwiza musange n'abavandimwe cyangwa se abana cyo kwifatira nka kabako kambwira iti ngwino cyangwa se kabaka cyangwa se nyine inshuti yawe ko shabura nabyo gusohoka uri wenyine nabyo simbizi nawe nabishobora akoresha komande nta nubwo byamanuka njya mbona abakobwa benshi bisohokanye njye ntabwo byakora iyo ugeze ahantu wahasohokeye we kwine kandi abizi ahantu hameze neza ukahasanga baba mama cyangwa se babakobwa baba ari bonyine kenshi hari igihe njya numva abantu bavuga ngo buriya hari ukuntu baba bavuga ati uwo basangira nanjye nkunda gusohokana n'abakobwa b'inshuti zanjye ibyo ndabyumva wenda wajyanye n'abandi hari ukuntu ugera ahantu wenda muri hoteli runaka cyangwa se mu kabari runaka ujya wigira ahantu wowe ukunze ugiye ugasanga umuntu ari umwe wa peke abenshi ngo bagakomeje gushinjwa rangamirwa n'iki uziko binera ikibazo atari njye ubisohokanye nyine mpita ntekereza si wakoresha komande arye anywe amire ari wenyine ariko abantu badateye bitandukanye kimwe nuko ashobora kwisohokana gutya ashaka kurelaxinga mu mutwe kugira ngo yitekerezeho agire ibyo ashyira ku murongo n'iki birashoboka ariko hari n'abandi bafite iyo ngeso yo kwisohokana nyine akumva ko yashimishwa n'uko agenda akarya akanywa ari wenyine agataha ubwo iyo ni ingeso hari umuntu nzi umeze gutyo ubwo iyo ni ingeso byisi ingesere nk'iyo yakubwiye ngo musohokane yego ukamubwira uti se ko ndi kumwe n'inshuti yanjye tuza ngo oya ngo napanze ibyawe nanjye wese ubundi si byo ariko ubundi tujye tuvugisha ukuri tujye tuvugisha ubundi surayabika akaguma aho ngaho n'undi nawe ari ako kadefu ubundi ko abakobwa bakagira niba kwini ngewe nkwihamagariye ngewe kandi ibi bintu si rimwe mbikubwiye weti kwini ko mfite veni cyangwa se nkani zanjye yerange ufatemo akamoto ntidubye muri muvu kwini ndashaka ko twisangiriza ubushize narabikubwiye yumva nkubwire hari igihe ushaka kumamagara ndi kumwe n'inshuti yanjye wenda yaje kunsura sibyo wenda nkawubwira ndi kumwe n'inshuti yanjye kireka tuzanye ubwo ngubwo niba tutari buzane urumva nawe nasiga inshuti yanjye yansuye ngo nze nkusanga ahantu gusa icyo gihe wisunshwishwibiriza ati reka icyo gihe ntabwo mbibona ko ari ikibazo cy'ubushobozi buke mbona ko ufite inda nini wumva ko ibyo byari kurya babiri n'ubundi na wa undi yakoramo ariko reka mubwire ni ukuri usibye wenda umutima utari sawa ibiryo byaribwa n'abantu 2 na 4 babirya ni ukuri byamaze kubibona ubwo ntushaka kuvuga nka ba bantu babwira abasore banze gushaka ati byurya ubumwe nose ubundi uzi ko buriya usanga umuntu niba yanga gushaka tuvuga urugero ahembwe 500 cyangwa se 500 cyangwa se kuko hariho n'abadahembwa 400 kandi bombi bakora aho ugasanga babayeho neza sibyo kuko ntago abantu babonera ni menshi ese umuyeda akorera ngahe urumva yes ni menshi sibyo
ugasanga yego wa wundi kandi mufite na famiye ugasanga wa wundi uhembwa miliyoni wibana yego udafite n'inshingano nyinshi n'ubundi ya miliyoni ikaba nkeya kandi ugasanga babandi bahembwa 400 babayeho neza ubuzima bwiza kuruta wa wundi uza abahembwa urujana se bo wababira n'ijana. ahubwo banakodeshamo banakodesha kandi n'abana bakajya ku ishuri yego kandi abana bagakenera kurya even namwe mugakenera kurya mukeneye kubaho mukeneye kwambara mukeneye kugira iki so iyo rero bimeze gutyo nyine ni mutinye inshingano mugafata umwanzuro Yego. sha Imana irabablessinga ntago nyine ibahera amafaranga mu mirimo mukora gusa ushobora no kuba yakoresha akabaka wowe habura iki kwe habura iki ko no bareba ahantu undi no munsi nahinduye location mw'abantu umwe umva rero ahantu ni heza harabura iki mbaraga nk'izo zikora izo kuba mu nzu nk'iyi ngiyi uri umugore umukobwa wenyine ntabwo ari njyenyine Oya, ubona ari nyine njyenyine ntabwo uri wenyine n'ababana barahari n'abavandimwe Si sibyo wababonye se? yego ariko we habura iki kubera icyo utinya inshingano ndazitinya kambana n'abavandimwe banjye kubera icyo utavuga ati reka n'ubundi se no se ubundi utekereza ko ibintu nkora cyangwa se inshingano nafashe ndamutse ndi mu rugo rwanjye byananira ntabwo byananira habura iki habura iki ndacyari muto mani uracyari muto I'm still young abantu Younger murebe girl. imyaka mirongo yagiye kuzura ariko nibaze bature ntabwo jewe urutatu rugiye kuzura ariko barakubeshye ubwo nawe naravutse ari ubwo ryari ubwo nawe naravutse ryari 94 kangahe nyine 94 94 95 gutyo yego shawapi ndacyari hasi yego nibi akoze ube cyo nkuze je mfite 18 uracyari je mwaka iyo uvuyeho yego subira inyuma oya mu myaka ariko apana mu bwonko njyewe yanjye bo yazamutse ahubwo ndi kwibaza ngo erega uranduta cyane siko mukurikira bwa kangahe bwa kangahe bwa gatandatu tuvugisha ukuri nk'ubwa karindwi ahubwo ubwa kangahe reka nkubwire ahubwo ni cyo kintu gituma udashaka inde si njyewe ese ubu Oya, njyewe wowe nguwo ndashaka afite ushaka iki mfite iki nose abashaka bafite iki reka gushaka ni iki ni ibintu byose se ubu urambwira ngo shake koko niko urambwira ngo shake bigende bite none se abashaka bafite iki abashaka bafite iki use ntihari abantu bashaka nta kintu na kimwe bafite bafite ubushobozi n'ibyo byose ntabwo abantu bose bashaka bafite ubushobozi ushobora gushaka nta nubwo pe muba no mu nzu ibihumbi 10 cyangwa 15 Imana ikagenda ibazamura gake hari umuntu wamaye experience y'urushako rwe wenda tubare nko kuba hano mu nzu iwawe sibyo no we wumve byari no mu cyaro sibyo byari bisanzwe yibera muri ghetto isanzwe ghetto nyine urabizi yuko akunda umuntu yanangiye ubuzima urumva twese rega no twatangiye yego arangije ngo yapanze kubana n'umugore uyu munsi wa none babana bamaze kubyarana inshuro zigera muri 3 batarenye ngo afite inote y'igihumbi ku mufuka umva icyo kintu mbwira hano imbaraga abantu bazikure inote y'imumbi umugore araza aguramo bugari urabizi ko ubugari bwaguraga make mu gihe cyashize urumva dese gira iki yego kubitaho ubunyobwa nyine azana imboga benjoyinga ijoro nk'abageni bukeye nyine bajya ku gahigo cyamberaga n'urukundo no gushyira hamwe nanjye se ubu ariko nyereka mubwira impamvu narashaka namukunzi harabura ikisi harabura umukunzi ari he ari nanjye nibyo nazi ahubwo yewe umukobwa urimo urahobagirira mu bandi kandi umugabo ari hano ive nawe uri guhobagirira mu bandi kandi umugore wawe ufite ahantu ari naba ndi kubahobagiriramo se nkaba hari umuntu ejo wigeze ubona postinga ejo nabonye abantu bari erega wanahayidinga ngo abantu bose ukaba ari we wenyine uretse nawe undi akibona akavuga ati wow sheri thank you so much ejo nabonye abantu bari twarabavumbuye ejo nabonye abantu bari guhuza abakunzi ariko
ni ikibazo. sheri wanjye wakoze So, cyane ukabona na kwa Queen ati sheri wanjye wakoze cyane mu kanya nkabona kwa runaka ati sheri wanjye wakoze cyane sibyo guhita nko broka nka nayisiba ubundi. oya se kubera iki se kubera iki wahita Ibyo bintu umuboroka urumva byaba ari ibyo noneho hari abonze ejo byabayeho sha Oh, yes. basanze bafite boyfriend Kakiri kandi inkuru. shari ari n'inshuti banakundana bo bakundana ariko kari akantu ngo kareze buriya akabana mutende kundi kuki mutendeka mwagiye mu mesakame turaza kubigeraho ndakwibariza Ibikize? iyi kwibariza turi buze kubigeraho ubundi imbaraga muzikuraho abakobwa kubera icyo abakobwa wowe Queen umukobwa mugenzi wawe mugendana nyine yishimira kuba yavuga ngo akundane n'umusore mukundana cyangwa se umusore mukundana kubera icyo ari igihe amuhamagara agahita yumva ko yagwamo ku bakobwa benshi kandi bagendana sha sinzi kandi wa mugani wawe bireze ntabwo nzi impamvu pe bitewe ntabwo nasobanura gute ntabwo nyizi kandi koko bireze pe nawe urabibona ko byeze se nuko utanyurwa kw'abagabo si ubwo cyane ubuhemu buri mu bakobwa igitsina gabo nimwe mudahemuka igitsina gabo nimwe mudahemuka Imana- reka mubwire ntimuzabureminge yego abantu bamwe sibyo reka mbabwize ukuri sayidi zombi hari ibitagenda neza hari n'ibigenda neza yego yego kandi ikindi ntabwo abantu bose ari babi ushobora kubanza guhura nyine n'abantu babi ariko nyuma ukabona umuntu wawe kandi mbere y'uko ugera ku mugisha wawe urabanza ugahura n'ibibazo byinshi nyine ibinyoma byinshi ibintu biguca intege bishobora kuba byatuma wafata n'umwanzuro ukagivinga apu Yego. ariko buriya ahubwo ibintu iyo bibaye byinshi ari bibi haba hari ikintu cyiza kigiye kuba ku buzima bwawe so rero n'umukobwa cyangwa se nyine igitsina gore muri rusange Yego. cyangwa se n'igitsina gabo mbere y'uko uhura n'umuntu wawe urabanza ugahura n'abantu bakwereka umujyi banza bakakunyuramo hari umuntu wigeze kandi ni umumama arakuze yego yarambwiye ngo muri ubu buzima ukuntu ibintu bimeze yego ushobora no guhura n'umuntu mugakora ubukwe bwiza mukabana mukanabyarana n'abana 5 cyangwa 10 yego uwo muntu iyo atari uwawe inshuti yanjye ntabwo aba ari uwawe yego nubwo haciye imyaka 70 ingahe hari uwawe wa nyawe sha wa muntu n'ubundi murahura ubwo izo mbaraga wazibona nawe ubyaranye n'umugabo inshuro zirenga enye wa muntu wakaza byaterwa n'ukuntu yambaniye yego wasiga umugabo mumaze kubyarana inshuro enye unasi ubwo ngubwo urumva yo wasiga umugabo n'undi rega ubwo mwaratandukanye yego undi ntabwo mwamuri kumwe ubwo se ni gute wowe ushaka kuva mu rugo rwawe ugasanga undi mugabo urumva n'ubundi niba bufite ibyo bikomere n'iki na wa wundi ntabwo wamwizera ariko iyo ugiye hanze ukakira ubundi buzima iki nyine urateretwa bisanzwe nk'abandi nawe akaza nyine agutereta uyu munsi wa none Queen ni iki kintu umusore uyu munsi aho ugeze umusore yagukoreye byibuze ujya uvuga ati njyewe uyu musore cyakubabaje abasore si abantu muri ibikoko ntabwo cyabura abasore si abantu ufasha abasore bose b'inosi uravuga ati n'umwe mukundana uravuga ati mwese ni muri abantu baba yantese ibyo ndabimenyereza iyo mijugujugu ukuntu nyimenyereye byereka nkubwire uzi ko nta muntu nubwo waza ukandika komenti mbi ko kundi nyine iseserete yego oke nshobora kuyibona nkahungabana nawe nyiraga iminota mike cyane yego ubundi nkikomereza niyo waza ukandika muri komenti ngo ibiki n'ibiki nta kintu na kimwe umfasha n'abandika komenti imunuka mva mbibe y'ibanga yego nta kintu na kimwe byankoraho wabaye ikinya yego ko ubu no kujya kwa muganga bashatse bagiraho kwa muganga gute nta kinya ubundi si ikinya ni iki ubundi si icyo kinya gishize ntabwo uhura n'uburibwe ikinya kigeze kuwushiramo aha byagenze gute tubwire ndahantu nagiye gukoresha gahunda
wajya kugira iki yego nyine bya bintu Eh. si ubizi se urumva nyine kuko oya wese aguriye igisa ngewe wese ubwo nanjye koko ndabizi se ese nanjye urumva yakunda oya nabyo urumva nyine twebwe kubera ko twari bakuru nta ukuntu bari ababyeyi barusaba wabirangije urigishwe gusa babimenye shaka zo kwita iki kiganiro bazahita babyumva noneho ngo nyine narindi giseta n'iki ye baba we bwanyuma wumvishe ukuntu kubaga igifu biryana yesu we nahise sabira ababyeyi bace respect ku babyeyi bace bacu respect reka ashimire umubyeyi wanjye wanyibarutse kuri uyu munsi navutse 15 z'ukwa kabiri 15 z'ukwa kabiri siko nanjye ari ejo bundi habaye nzavuka umunsi w'abakundana ngo pe siko bari bakundanye sha umva nkubwize ukuri abakundanye ejo umva iki gikombe abantu banyibwirire ngo happy birthday yego bari babikubwiye ahubwo banazana n'amagift ngaho se sha mumuzane n'amagift mumuhereza ko nimero iriho kuri chanora sibyo yego iriya nimero shani mwe emi wacu kabaka wacu gift y'amakeke indabyo amafaranga bankunde nanjye mumukunde mukore subscribe mukore share comment like nyine mumugaragariza urukundo by'abakunzi banjye ni mumukundi urukundo munyerekana bimuri umwere ejo bundi nibatungurwa ndi kwikinira filime sibyo sibu nazishobora wabishobora tukomeze uyu munsi wa none umubano wawe na Regis ni umubano uhagaze gute uhagaze neza utangiye gusubiza nka wa mukobwa iki kintu umaze kugisubiza uzi ko nta muntu n'umwe dukorana ikiganiro ngo abure kumbaza kuri ibi bintu turabakunda buriya urumva iyo abantu tubakunda ni ngombwa nyine ngo tumenye se bimeze bite shamwana wanjye na Regis imeze neza pe beje kugenda bavuga ko uyu munsi Queen atameranye neza na Regis batandukanye ndagira ngo ibi bintu uze kubishyiraho umucyo ubabwire ese Queen na Regis uyu munsi bihagaze bite kubera ko impamvu iri gushingirwaho Queen channel yitwaga Queen na Regis ubwo mwakoranaga uyu munsi wa none witwa Queen yamaze guhubanuzwaho chaneli kwitwa Regis Skit ubundi nkuko yitwaga icyo ni kimwe cyo gushingirwaho ikindi cya kabiri abandi bakagira bati kuko channel yo wamaze gukudwaho ubwo reka no kubivuga muri ya mvugo ntangire kugusebya oya naribi byagenze gute kugira ngo channel butakiriho twabyumvikanyeho bisobanuye ko Queen we wari uri mu kazi byararangiye oya ntabwo ari ukuvuga ko nari ndi mu kazi byarangiye yego ariko nyine ahubwo nibayikurikire barebe ibiriho bakurikire nyine bakore subscribe abatarayikora mukore share ndetse na comment none se kuba mutakimbona channel yanjye nawe ubwo bivuze ko twese dushwana nyine icyo kintu ako kantu nose ko iki kintu kidashobora kuba karatere parenthèse nyine ko iki kintu kidashobora kuba kubwumvikane bwanyu mwembi ni twebwe twabihisemo ko bigenda kuri bivuze ngo yararebye abona izina Queen kuri channel ya Regis ntago bigifitinga ahubwo dufite channel nyinshi ntabwo ari zira zonyine dufite channel nyinshi mufite channel nyinshi na Queen TV show ni yacu yego mwahisemo kwigira Queen rijye kwa Queen TV show Regis n'ubundi rigume ari ukwe tukomeze cya kabiri projet Queen wahuriragamo na Regis z'amavoroge agiye atandukanye Queen uheruka guhurira muri voroge n'uwitwa Regis tariki 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 nose kibazo kiri ubwo nyine turi buze kwibaza hano nsinge ndi kwibariza ndi no kubariza abantu kuko nicyo kintu kiri gushingirwaho niba Regis mwarakoranaga voroge nk'abakunzi mukundana
ndibuka iyi voroge y'itariki 15 z'ukwa 12 yabereye ahantu bivugwa ko ngo ari mu mapave amapave Regis nga akoresha niki siyo urahibuka cyangwa byararangiye nibyo ndayibuka kandi ari ubutunzi bwacu ndahazi ndayibuka byose ese bishatse no kibazo kireye kuba tutagikorana cyangwa se kuba tutagikora izo vloge bivuze ko twatandukanye ubuzima bwanyu nyine ngo ariho baba babuzi no se niho baba babuzi hari n'abandi rega babumenyera ariko twe tudashaka bivuze ngo ibintu byanyu mwabishyize mu bwiro ntago mushaka abantu babimenya ibyo bazamenya nabyo nibategereze bazabibona bazabimenya urumva so vloge twabaye tuziritse hari ibindi bintu duhugiyemo yego urumva ntekereza ko rwose hashize nk'uko bivuze iminsi mutatubonana yego ariko hari ahandi hantu mugiye kutubonana twitege ko Regis na Queen twongera kuza kubabona muri projet imwe ahubwo abantu bawiyise nk'ubu ngubu nibagafata ikintu ngo bakireme cyangwa se bimagine ko ibintu bimeze nk'uko babibona ku mbuga Naomi niwe wanditse muri kiriya gitabo ngo ibintu byose mubonera kuri social media mukabyizera nyine nimukizere ko ari ukuri ijana ku ijana imbuga nkoranyambaga twiberaho bishobora kuba ari ibyo cyangwa se bikaba bishobora kuba atari byo yego rero abanyarwanda mujye mubifata gutyo hari n'abaje barantuka hari umuntu waciriye umugani kanze kugucira umubwire nawe uravuga ngo muri komenti umva nyine njye n'umuntu wawumbwiye urumva iyo baciye umugani witwa ngo ugiciye inkondo si ugicundiramo wumva ari iki nabyanze nta migani njyewe nzi cyakoze umuntu ngo yawuciriye Regis ugafite impamvu yawumuciriye azana umusobanurira cyangwa nanjye azaza nsobanurira ntabwo ajya ibintu by'imigani mbizi pe abantu batubwire muri comment genze gipipi kijumba mu ibimbi ni umugani cyangwa nyiramakangaza ngo mutahe ni igisakuzo ni umugani ntabwo mbizi okay nawe ndumva uri nanjye njyewe nzi ibisakuzo nzi n'imigani buriya sobanura si umugani icyo bishatse kuvuga bishatse kuvuga ugiciye inkondo si ugicundiramo ubwo urumva ari iki ni igiki se cyansi se icyansi ni igiki ubwo nawe bo mu Cezariya koko ntacyo uzi Cezariya si abantu bo mu bice byarabo twese tuzi imigani oya ariko hari ikintu utayoberwa njye ariko ndo ku ngoma ya Paul ubyibuke ngo ugiciye inkondo ngo si ugicundiramo ni iki bacundiramo se ntacyo uzi I don't know sobanurira igisabo igisabo ngo ugiciye inkondo nyine ngo ya indi yo hejuru ngo si ugicundiramo ngo bigahuzwa no kuba ngo Regis ngo bamuhimbye shanderera abandi abo babimuhimbye se ni bande abo babimuhimbye ni bande ku mbuga nkoranyambaga rwose ngo yamaze kuba nderera abandi so nawe uzi ubwenge ibintu byo ku mbuga ubyizereramo ubyizereramo nawe rega buriya ku mbuga ibyo muduhaye ubundi se babivuze bihereye ku ariko se nawe ko kubona ari nderera abandi ntabwo ari nderera abandi se gute shangwa hari ukuntu Regis buriya ngo ubundi se arerera abandi arerera abandi ngo akademi nyine ngo ubundi bakubwira ngo yifite akademi urakazi akademi urakazi ntako nzi Regis ngagize ukayizaniye uwitwa Miki agaporomota ngo mba nyine ntabwo yari uwa aga ntabwo yari uwa aga agize byanditse amaze nkubwira yes ushobora kuba ukundana n'umuntu ukamarana n'igihe kinini ariko kumarana igihe kinini siko kuvuga ko ari umuntu uzamugura cyangwa se umugabo wawe yego no buriya ibintu abantu twibeshye yizaniye uwitwa Mia njya kubona akademi gakomeje kugenda gatanga impano kwa kabi gasekwa nk'akeza pe koko se nawe urabyemera ko akabi gasekwa nk'akeza ugiye gufata inshuti yawe magara uyiseke mu bibazo ntabwo ari ukuyiseke uzi ikintu se nsetse ubundi Regis yigeze aza kuri kamera avuga ko akundana na Mia cyane ibintu muba mugenda muhuyuwise nyine ngo hari ukuntu mu kademi bwo impamvu ariko umwana w'abandi yaranagowe ubu n'ejo muzamuzanira n'undi
yigeze aza kuri kamera agaragaza ko miyo abakobwa bakundana ngo niko muteye ngo nyine ngo icyo muba mushama mwakigezeho. kwanza Regis wanjye mu muveho agize gutya yizaniye uwitwa Queen, barakoze n'ubu turakora ariko dore nabikubwiye ko uheruka muri poroje 15 z'ukwa 12 hashize uno munsi turi 15 huzuye amezi 3 sibyo bitwaye iki se icyo kintu uri kugisa ngaho kidusobanurira umwaka nushaka unanagere no se bitwaye iki rega ntabwo ibintu byose nkorana na Regis cyangwa se dukorana ari ngombwa ko tubibamurikira bareke kubajaje behind yeah mwebwe ubivuze ngo ubuzima bwanyu uyu munsi nta nubwo mugishaka kububereka. reka ntabwo bigezweho ikindi kintu nza kukwibariza ubwo wari uri mu kiganiro n'uwitwa Regis kuri channel Chita Magic muri kuganira na Chita mwenyewe mwatangaje ko mugomba guca mu murenge munateguza abantu ubukwe. umurenge wonyine se gusa mwanateguje n'ubukwe tuzabukora nzane hakiri igihe cyari igihe tuzabukora uzana amahembe nazanye cyangwa we yazanye mwararebye mubona abantu bateganya ubukwe ni benshi muri uyu mwaka muravuga iti ntabwo ni benshi pereka twanze tubaho umwanya yes ntabwo dushaka kubyiganira mu murenge kuko amatariki yose twagiye dufata twasanze huzuye oya bwari buhari se ahubwo uvuga ngo burahari burahari mukawa wundi se ibyo twabivaho tukajya mu bindi Queen se ko abantu bakomeje kugenda bavuga ko impamvu bavuga ko watandukanye na Regis Queen hashize iminsi hacicikana video zawe n'umwana rwose Grafurere wa hariya mu bice rwose ya mu majyepfo hari iwacu urumva umwe mu basore nakuze fana umwe mu basore uyu munsi nyirwaye depression yo kuba narababuze kuko ni bamwe mu bantu banyangaje kera utabona umunange nabamuvuza nduru kuva kera nyiri muto umusore n'umwe mu bantu bavugaga ati buranange nagize experience kera guhura n'abari abantu n'iriya groupe nyiri umunyeshuri kanegera kwa Stella nkaza kwirirwa mvuza induru witwa Nizo Kaboss agize gutya abwiye Regis ati mu academy nkuriramo witwa Regis ureba undi wazamura gake nawe umumurikira abanyarwanda icyo kintu ko gishingirwaho cyane gishingirwaho gutese Nizo Kaboss koko yasimbuye Regis cyangwa nakazi izo ni inshuti yanjye nizo ni inshuti yawe ku buryo narebye ukuntu musigaye umusiga itamuka ese kuki mudashobora gutekereza ko ziriya video wenda ari Regis waba warazidufashe kuki icyo kintu mutagitekereza babonye uwitwa Mikise ari kumwe na Regis bahuriye mu kazi hanyuma Clement ntabwo ari we ufata umugore we noza video z'indirimbo zose akora oya Clement bari ku ruhande uzifata bamwita Omari ariko nyine abari ku ruhande ariko nyine niwe nuza we niwe muyobozi we director niwe muyobozi ariko yabanje no kuba ibyo ntitubireke shatse kuvuga se ko zira video zose abantu bagendaga babona ari Regis wabaga ari umukameraman aya watwaye makuru nkaye kahagije yabaga yicaye hafi aho Nizo Kaboss inshuti yanjye ni inshuti ya Regis Nizo ko ari umwana wo mu majyepfo kwinuka umwana w'Iburasirazuba Nizo muhorera kuki hano nabonye uvuga ngo wese nitwasanze turi abavandimwe we nitwasanze turi abavandimwe arubwo duturuka mu ntara zimwe turi abavandimwe none arubwo twavukiye mu ntara zimwe oya ubwo abantu basubizwe Nizo ni inshuti yanjye ibyo birahagije bumve ko Nizo icyo muhuriyeho no bushuti nagaragara n'akazi karimo mu bitegereze muzabibona se wakavuze n'ubundi ko kazajya hanze kugeza ubu ngubu ntako yego kugeza uyu munsi wa none kugeza ubu ngubu ntako ibyo babona rero nikaza nabyo muzabibona sisi tubishyira public imwe hari umuntu n'umwe utabireba cyangwa udashaka kubireba ariko nikanabaho muzakabona ko nabonye uri mu rukundo n'indirimbo za Urban Boys mwino minsi Queen ariko n'ubundi je nazikundaga kuva mbere ega ntabwo Nizo tumenyanye ubu ngubu Nizo tuziranye kuva kera pe
kuva nka ryari 2012 oya icyo gihe cyose mwe kwanza muziranye ndumva 2012 aribwo nari ndangije P6 igisoza P6 wari uziranye na Nizo 2012 nari nsoje P6 ra cyane nangiye ubwo senior 1 senior 1 wari uziranye na Nizo cyane wakoze kera nakoze icyo wamureze we oya Nizo ni inshuti yanjye kuva urumva kubera ko sinzi ariko maybe kubazi abanko banjye bari inshuti zabo cyane rero wasangaga kenshi bari mu rugo iki urumva nyine nakuze mbabona yego ya rero ni inshuti yanjye kuva kera ntabwo tumenyanye ejo bundi rwose yego n'abandi bari gutekereza ibindi cyangwa bari gukeka ibindi mu byumve yego Nizo ni inshuti yanjye ibyo birahagije Jisi twitegure projet zawe nawe ryari tuzabibatangariza ase kwe wakundanye na Regis cyangwa byarakaze ndatabeshye hako uyu munsi none bakuntumye ukangiye tuba turi kwiganira nk'abavandimwe genda none tuganira nk'abavandimwe ukaza kubimbariza kuri kamera hajya turi kuri kamera inzi ko turi muri salo Regis yari sheri wanjye yari sheri wawe ayimini ni sheri wanjye kaboro ndibeshye muzagakuremo Regis ni sheri wanjye yari warumbajije ngo mwarakoranaga cyangwa se yari sheri wawe nanjye ndakubwiye ni rero yari sheri wanjye ariko n'ubundi n'ubu ni sheri wanjye bwirwa benshi akumva iki bene yose kuhise wihebera muri fone ni umuntu warumaye mesaje ni y'amafaranga yangize ngo ni y'amafaranga ubu ngubu uwangira neza ni uwamaka mesaje k'amafaranga baguhaye amafaranga ukongera ko abafite ngo ari mwebwe muhabwa vuga nimero zawe bayaguhe ni amafaranga vuga nimero zawe bayaguhe banyandikiye kuri Instagram nziba yego bigenda bite turi kugenda tugana no ku musozo bigenda bite kugira ngo natangiye nyivugaho uri umwe mu bakobwa baba ahangaha muri sinema nyarwanda ariko ubona ko ucisha make n'ibyo ariko nanone nta kigare njya nkubonamo kenshi nk'abandi bakobwa ni izihe mbaraga ukoresha cyangwa se ni irihe banga kwinina ntabwo tukubona muri aya masaga cyane cyane heshi cyane ntabwo tukumva muri za ngeso mbi ntabwo tukubona kenshi wasohokeye ahantu utashye wagasinze iki ukoresha iki ubigenza gute ntacyo maybe ko wenda atari ibintu byanjye gusohoka oya gusohoka ndasohoka ariko nyine bitavuze ko nasohoka buri munsi cyangwa se anyway ndasohoka yego ariko bitavuze ko buri Friday ngo numva ngo hahiye iki ngo nagiye buriya niba ari ikintu kinshimisha ni uko nsohokera hano iwanjye niba ari icyayi niba ari amata usohokera hano iwawe yego kwina ahantu twahuriye ejo bundi ni iwawe twahuriye he uragira ngo nsebye kuri kamera havuge wasebeje havuge gusa harahenze wenda navuga ko ntari mpizanye anyway gusohoka ndasohoka sibyo kuba hano nahenze ibyo ngibyo nta n'ikintu binatwaye pe sibyo gusohoka ntabwo makanye ko ntasohoka sibyo ariko nanone si ibintu negereza umutima cyane nyine ntabwo ari ibintu byanjye ngo numve ko nyine ntasohotse nabura amahoro y'uko nyine ntasohotse nasohotse sava ntanasohotse nabyo kuko buriya nta kintu kinshimisha nko kuba ndi hano nyine iwanjye mu gihe nari mu kazi nyine nkaba ndi mu rugo nibyo bintu bima amahoro cyane cyane kuko mfata time yo kwitekerezaho iki niba ari filime nkayireba niba ari ako gacyayi cyangwa se fanta cyangwa se iki nyine nkakanywera hano amasaha yo kuryama yagira nkaryama nta numva nta bitotsi mfite nyine nkirebera mu uyu munsi wa none ubona sinema nyarwanda igeze ku ruhe rwego igeze ku rwego rwiza kubera yuko nkurikije uburyo nakuze nyibona n'aho igeze igeze ku rwego rwiza pe ubona sinema nyarwanda uyu munsi ari akazi katunga umuntu konyine nta bundi bushabitsi agiyemo cyane cyane rwose
nyine ni wa mugisha nakubwiye iyo ugize umugisha mu gihe utari gukora amaproje yawe cyangwa se ukaba ufite n'amaproje yawe kuko buriya kuba dufite amaproje yacu ntabwo bivuze ko twasubiza amafaranga inyuma abantu niba bashatse ko mukorana mu byange pfa kuba nyine mepesa harimo agafaranga seti nizo za mbere senti nyine tutazifite se yego ni seti ziriwa so ni ukuvuga ngo sinema nyarwanda igeze ahantu heza ikindi warumbajije ngo ni akazi nye katunga umuntu yego nibyo katunga umuntu pe katunga umuntu kuko iyo ugize umugisha ukabona nyine ugakora amaproje agiye atandukanye urumva n'amafaranga ariyongera urumva noneho ufite na proje zawe bikaba ari ibindi byiza ubona rwose nta kibazo ari ukuba yagutunga cyane sinema nyarwanda yagutunga pe nyine hari abantu baba bazi ngo umuntu aba yagiye mu bintu by'ubugoryi bidafite 12 ariko ntago ariko bimeze kino kintu ngenda nyigarukaho kenshi cyane yego sinema ni akazi nk'akandi nk'uko ubona abantu baha ubwo time yabo gukora indirimbo ukabona nyine nibyo bintu tunze ni akazi nk'akandi nko ku bantu bafite amaproje ntabwo wagakora utashoye urumva ni business nyine nk'izindi gusaba gushora urumva even n'abakoramo bahembwa nabo nyine ni akazi kurumva barakora bagahembwa rero iyo ugize umugisha ukabona amaproje agiye atandukanye wenda ugasinya contract cyangwa se mukavugana umushahara runaka bazajya baguha ku kwezi urabizi ko nta muntu ushutinga icyumweru cyose wenda ushutinze kenshi ashutingamo nka 2 mu cyumweru wenda iyo minsi ibiri ukabuze ngo uri kwa kabaka Kiramani se buri yashutinga 2 Kiramani we kwa afite amaproje menshi urumva nyine ni icyumweru cyose ariko nyine nuko afite amaproje menshi ni kuvuga nyine nk'abantu nkatwe tuba dufite proje imwe n'iki byose so urumva rero uyu munsi niba ndi iwawe iminsi 2 kwa mbere no kwa kabiri ejo nk'aba ndi kwa Kiramani kwa gatatu no kwa kane ejo ndi nk'aba ndi kwa Kanaka ejo ndi nka urumva nyine ni ibintu byiza cyane ni amafaranga zira rimwe urabizi ko YouTube twese duhembera itariki imwe usibye wenda zino vlog zikorwa yego urumva twe dusa nkaho dukerereweho gato ariko nyine n'ubundi nta minsi icamo amafaranga y'aba YouTubers nyine azira rimwe yego urumva rero nyine yaziye rimwe biragufasha yego umenya uburyo nyine yakemuza ibibazo byawe nabaye bakobwa batatu muri sinema nyarwanda Queen ureba ukavuga iti mana nyagasani aba bakobwa bararogesheje nyine ubona ko ari abakozi bahozaho wemera nawe ubwawe cyangwa se umbwire wafata amabubu ngo uvuge tuyafite akazoza keza shaka uze kumbwira 5 kuko abakobwa ni benshi maze kwiyongera muri 5 bawuvuga ati wenda barimo abatoyi ubona bafite future nziza sibyo n'abahozaho wemera uvuge ati ngewe uyu muntu namaze kuyamanika ubwo ngiye ku ruhande rwanjye ngenda banza nkubwire umwe uzingiye ku ruhande unacyo umbwire 3 ku ruhande rwanjye Fabiola namukuriye ikintu cyitwa guki ingofero Fabiola n'umukozi Fabiola ngiye naravivuye nyibwirira nabawe Fabiola n'umukozi nanjye ariko ubwo ndahera kuri Fabiola kwa ko Fabiola ndamuzi nawe twagiye dukora mu maproje atandukanye Fabiola n'umukozi yego Fabiola n'umukozi undi Nyambo nawe n'umukozi Nyambo arakora yego akunda akazi kandi n'ibikorwa bye ni byiza yego na Miki kabisa imazamuka neza kandi courage Miki undi se abonye ameze neza Miki cyane ameze neza yego arushaho kumera neza nabibonye rwose ari ahantu narebye ifoto ye mbona bintu n'amata n'ubuki umeze kubabwira ngo urugo ruhire n'umuvandimwe wanjye promota barushaho kuva mu bwiza bajya mu bundi ubundi reka nkubwire igihe cyawe iyo kigeze yego sha reka nkubwire nta wavuga ngo hoya Imana yavuze yego nta n'uwavuga ngo yego Imana yagize gute yavuze hoya rero nyine ari mu bihe bye reka rero yenjoying buriya hari ukuntu ubanza kunyura mu buzima
natwe twese dufite ahantu twavuye kuko ntabwo ari heza wenda hashobora kuba atari habi cyane ariko ubuzima turabuzi pe sibyo twese ubuzima turabuzi twatangiye hasi twabuciyemo sibyo ariko nshuti yanjye yego ibi ni ukuvuga ngo umugisha yuje sha uzira rimwe none hari n'ibintu bishobora kuba ukibaza ati yego kubera iki bino bintu biri kuba kuri njyewe nyine ukabona uri nka bucura ku mana yego ukabona uri kwitetera byata noneho ugasanga ibintu byose ukuntu birimo biraba nta n'imbaraga nyinshi wabishyizemo nta n'ubwenge bwinshi wabishyizemo nk'uko mbere watakazaga imbaraga nyinshi nyine ugashyiramo imibare myinshi ubwenge bwinshi ubona ari byo bihe Miki agezemo ubwo Miki ari mu bihe bye kandi ni ukuri arushaho kuva mu bwiza ajya mu bundi yego iki kintu wifuriza Miki ni ukuri ndamwifuriza iterambere arushaho gutera imbere sibyo azagira urugo rwiza yego Miki reka mbabwire hari isaga yigeze kuba sibyo nyine abantu babigira ibintu bya danje ariko buriya Miki ndamuzi kuko cyane cyane ko Miki twarakoranye twarabanye nyine mu kazi buriya hari ukuntu uba ukorana n'umuntu ukamumenya yego sibyo rero mu gihe gito kitari kinini cyane ariko nanone kitari gito cyane ku buryo umuntu nyine avuga ngo ntabwo azi Miki sibyo yego Miki ndamuzi ntabwo Miki ari umuntu mubi trust me nyine nta muntu utagira defo buriya nawe hari defo ufite even me nanjye buriya hari defo mfite nta muntu n'uyu n'umwe ubaho yego utagira defo sibyo yego nibyo avoma hafi ariko nta mutima mubi nyine w'urwango rwo kuvuga ngo ibi nyine abe yakwanga abe avuge ngo wenda uyu muntu ndamwanze reka nyine mugirire nabi cyangwa se reka nkora ikintu kibi ku buzima bwe yego ntabwo umutima ariwo Miki afite sibyo ashobora kurakara yego ashobora kubabara ashobora guhubuka kandi nta muntu utagira defo yego ariko bikarangira aho ngaho cyangwa se wenda na nyuma bikarangira yego ubona Miki we kuba hari abantu benshi bakomeza kugenda bavuga ngo Miki urugo rwe mbona barutera amashote tuyu muntu ntabwo azashobokana n'umugabo reka mubwire nta hantu hatari imitego usibye no kuvuga ngo Miki na Aga yego hano hari amakupure akomeye tuzi nyine abantu natwe tuzi twubaha nabo batega iminsi ariko si bo mana sibyo bo ubwabo bafakasinge ku rugo rwabo n'urukundo rwabo na proje zabo ibindi byose babijugunye hariya ntabwo ari bo mana reka yego tugana ku musozo uyu munsi wa none turasoza hari agacarenje ngiye kuguhaho gatoya bakuzaniye Papa Sava Bamenya Kiramani abo bantu batatu nakubwiye Papa Sava Bamenya Kiramani fatamo umwe umukoreshe ufata undi umwirukane ufata undi umugurishe challenge second scenes mbigusubiriremo nabyumvishe nayumvishe ariko se ko bigoye umwe mukoreshe undi mugurishe umwe uramufata wenda ubwo nyine tubare ni abakozi bawe bari muri kampani yawe sibyo tuyite Queen Lingo kampani wenda tuvuge ifite abo bantu uko ari batatu ariko turafata umwe akoremo tumugurishe dufate undi tumwirukane undi tumugumane bose nabafata kandi ubwo uwo munsi waba wageze nyine ko dufata umwe tukagurisha undi tukamwirukana undi tukamutiza ndatsinzwe kubera ko bose ni abahanga sibyo yego bafite disipurine yego nyine bafite harya n'abagabo bagira indangagaciro za kinyarwanda cyongeraho yego nta muntu utagira indangagaciro buriya bafite indangagaciro za kinyarwanda
rero byangora shayo change iransinze pe bose yego ngo nabafata muri kometa abantu nabo bagende batwibwirira yego ikibazo cyanjye cya nyuma nacyo nyikubazira mbaza nta kibazo yego abantu bitegure gute projet zawe ziri imbere shanu ukuri niba zitegure ngiye kubaho ibintu bishyashya babyitege ryari babyitege soon kabisa next week bantu ubwo bakomeze kugenda bakanda subscribe kuri Queen TV show tube ariho twizera ko ariho bizaca kuri Queen TV show nzabaha ibya mbere hanyuma hari n'indi cano ngiye gufungura nayo nzakomeza gucishaho filime uze ngo wamaze kwagura imishinga erega ko umuntu aba amaze ibyumweru bitatu adakora suka batatekereza cyangwa adafite ibindi bintu arimo gukora ndi mu kazi pe n'ubu ngubu ndi mu kazi yego sikwe wagushimira reka ngushimire ushimire ari kumwe nk'amadolari nka 500 oya reka apana kunshimira amagambo Queen twatangiye ikiganiro umbwira ko ari wowe muntu ugiye kunkandira ako nanagukandira muze tubishyire kuri kamera akanyenyeri ngafatire kuri kamera oya ngashyire kuri kamera abantu mpite babwira iti birthday yanjye biratangiye shaho ukunda kamera n'ubundi riko iratangiye okay wakoze cyane thank you reka mbwira abantu ngo bagende bakande subscribe kuri Queen TV show tunababwira ko hari ibindi bikorwa bigiye kuza ariko hari n'iyindi cano Queen igiye kuza azabamenyesha soon nanakomeze kubwira abantu badukurikira ngaha kuri Huza 250 ngo mukomeze kugubwa neza kandi mudukunde munakunde Queen wacu kuri Queen TV show ibiganiro byacu nakagaruka reka shimire Emilie twabanye kuri kamera